cyangwa se uri kuvuga ngo Imana imbabarira iki, Imana imbabarira iki, ubu uri gusa nk'utema ishami ariko rizongera kandi rikagira gute, rigashibuka. Ugomba gufata umwanzuro wo kuvuga ngo nakoraga iki, ariko ugafata umwanzuro wo kukirandura. Kukirandura rero no kugira ngo urwanye intege nkeya ziri muri wowe zivemo zigende, kuko intege nkeya niwe mubyeyi, niwe mama w'ibindi byaha byo. Nta muntu ukora ibyaha adafite intege nkeya. Umuntu akora ibyaha kubera ko afite intege nkeya. Rero urwana ni kurwana, nicyo cyaha gikomeye. Hanyuma mu magambo nababwiye nzababwira, reka mbabwire yuko kutegera Imana nicyo cyaha nanone gikomeye. Muranyumva? Kutabana n'Imana. Kandi kwegera Imana ndimo ndababwira, ntimugacungire kuri kuwa kane. Gahunda yo kuwa kane ya hano yo kwirirwamo, gahunda ya nibature ni nziza. Kuza kwirirwamo ni byiza. Kuza mu materaniro mukora hano 3 ku cyumweru ni byiza. Amasengesho ya korari ni meza. Mwitoze, buri wese yitoze gutegura gahunda ye yo kubana n'Imana. Umuntu ashobora kubana n'umuryango mu masengesho, umuntu ashobora kubana n'abana mu masengesho, groupe ntoya, groupe nini, ibiterane mu misozi kwa kundi tujyana n'abandi, ariko witoze kugira umwihariko wawe. Aho niho ushobora kumenya neza icyo Imana ishaka. Amen. Yesu yakoraga amasengesho y'uburyo butanu. Yagiraga amasengesho abana n'abantu bose, yagiraga ibiterane abanamo n'abantu bose. Murahari? Yesu ashimwe. Abana n'abantu bose. Akagira abantu 70 banditse muri Luka buryo bwa kabiri. Yagiraga abigishwa 70 abana nabo, akabatoza ijambo ry'Imana, agasengana nabo, akajyana nabo. Ubwo buryo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu yagiraga abantu 12 bagendana. Murabibutse aribo bigishwa. Uburyo bwa kane yagiraga abantu 3 b'inkora mutima, Petero, Yohana, nande na Yakobo. Uburyo bundi bwa nyuma bwa gatanu agasenga wenyine. Ibyo urwo nurwo rugero umukristo wese. Tugomba kubana n'itorero, ushobora kubana na korari, ushobora gukora amasengesho y'itorero. Ubwo buryo bwa mbere. Ushobora gukora amasengesho ya korari, ushobora gukora amasengesho ya groupe, ushobora kugira inshuti mbana nazo, ariko nazo rimwe na rimwe ngazisiga ngakorana njyenyine. Kandi ayo ya wenyine rero, ayo ya wenyine, ayo ni yakwinjiza neza mu rukundo rw'Imana. Ibyo umugabo agomba kubikora, umugore agomba kubikora. Ashobora gusengana n'umugore, ashobora gusengana n'umugabo, ariko ikindi gihe ashobora gukora gahunda ya wenyine, agafata Bibiliya akiga neza ijambo ry'Imana, akaganira n'Imana ari wenyine. Ikindi gihe akazaganira nabo 3, ikindi gihe 12, ikindi gihe 70, igihe mu biterane bya rusange. Ruvuga ngo ugomba kubana n'itorero, nitegeko kubana n'itorero. Itorero nigakora amasengesho ngo wagiye mu butayu, n'ubuyobe. Mwanyumvise? Yego. Ruvuga ngo ntushobora nanone mu itorero hari ibintu Imana ivuga, ariko hari n'ibyo itavuga. Abantu bose bahari. Hari n'ibyo itakubwira muri 12, hari n'ibyo itakubwira muri 3, ariko hari ibyo yakubwira. Ukeneye wowe, kuko gukizwa ni wowe. Umuntu akizwa wenyine. Yaguhamagaye wenyine, umugore imuhamagara wenyine, umugabo imuhamagara wenyine, n'umwana mu rugo imuhamagara wenyine, igushaka wowe. Niyo mpamvu biri kuvuga ngo nashatse umuntu.